waya none se reka mbabwire kano kantu umugongo uriho n'uw'Imana muhaye urugero rw'uyu mubyeyi ukuntu ahetse uyu mwana. Haleluya, amen. Tuzarinda tuba abasaza abakecuru imfizi n'uruyenzi turi ku mugongo, hanyuma mundebere mu maso mubwira gute mubaze gute ubwoba n'iki, mubaze gute ubwoba n'iki. Oya bose babaho wagize umazemera kuguheka wambaye ubusa ntabwo mukumvise reka mubaze akantu n'ababyeyi mwahetse. Amen. wari waheka umwana akarira mu mugongo wawe ararira akarira yarira ukumva birakuje ceceka uri ku mugongo w'Imana, uri ku mugongo w'Imana. Iyo uri guseka irushaho kunezera, ariko iyo uri mu kigeragezo uri kurira mubwire ngo birayibangamira, ntukwiye ku mwana yarira ukabangamirwa. Nawe iyo uri mu kigeragezo ibiri bibangamirwa, hanyuma no kubangamirwa iyo uri gusenga irumva twakumva umwana ngo bebe ececekere mwana wanjye ececekere. Ni kwa kundi tujya duterana iteraniro ryavuye mu ibyaha byose, yego, maze abazomeni bakazomenya, yego, bakazomenya, yego, wayinejeje ikakubwira ngo uko mvugana nawe mwana wanjye, mwana wanjye uri ku mugongo wanjye, nzakugirira neza, nzakugirira neza, nzagutetesha, nzaguhindurira izina, nzaguha amata, nzakugaburira, nzakubakira, nzagukorera ubukwe, nzakodera biri nikabikubwira byose. Amen. Yamara kubitubwira tuvuga ngo ibyo birahagije, niba yabitubwiye bizaza. Oya, ugomba kubirindira, ugomba kugicanira. Mana ishimwe cyane, ugomba kubirindira, ugomba kugicanira, kubera ko mu mugongo izakwibuka vuba. Twavuze ngo amen, twavuze ngo amen. Haleluya, Yesu Kristo kubera ko mu mugongo izakwibuka vuba, izaguhoza amarira, izagutabara, izakurengera, izakurwanirira, izakwimana, 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 izakwimana. Amen. Imana ishimwe.
Haleluya. Amen. Hari Imana igiye kugukorera wowe unezerwe. Reka mubwire unezerwe. Uri mu bantu basenze, uri mu bantu bayitegereje, uri mu bantu banze kuyivirira. Irahiriye ije kubisohoza. Mbese turi mu nzu y'Imana? Yego. Mugize ishyari? Oya. Mugize ishyari? Oya. Imana nijya ivugana n'umuntu wayo ujye kwizamura icyubahiro mu iterambere. Amen. Imana yambwiye ngo guhaye ijambo. Amen. Imana yambwiye ngo gukwira akagambane. Amen. Imana yambwiye ngo gukwira akagambane. Amen. Imana yambwiye ngo bari kukurwanyije kubarwanya. Amen. Imana yambwiye ngo bari kugucira inkera mutyamije kubemeza. Amen. Labonde taya binita. Reka mbabwire. Ntabwo Imana yacu tuvuge ngo amen. Amen. Ntabwo Imana yacu nubwo abantu bayitereye icyizere, nubwo abantu barira, nubwo abantu bataka ngo ntikore, irakora. Imana yacu irakora. Imana yacu irakora. Imana yacu irakora. Utwara imodoka ubizi wiki. Utwara imodoka ubizi wiki. Urayitwara? Warayitwaraga? Ugiye kongera gutwara imodoka. Amen. Ugiye kongera gutwara imodoka. Ugiye kongera gutwara iki? Imodoka. Kandi Imana irakwimana. Imana irakwimana. Imana irakwimana. Irambwiye ngo Imana irakwimana. Kandi irambwiye ngo irakuburaniye. Kandi irambwiye ngo irakuburaniye. Ariko humura, Imana iri kumwe nawe. Ariko humura, Imana yacu ni Imana. Imana yacu ni nyakubahwa. Irakuburaniye, ihagaranye nawe kandi itandukanye nawe. Wibaza uko byagenze, ariko uko byagenze wikibaza. Imana igiye gukora. Imana igiye gukora. Oya niba ukongera kuvuga ngo Imana ntikora. Imana irakora. Twebwe dutandukana nayo ikora. Haleluya. Imana ni nyakubahwa, irakora. Imana ishimwe. Waterana iteraniro ryatwitse ibirozi nikore. Wasenyeye? Wasenyeye iki? Ikugire neza. Ikugira neza. Ikakwiyereka. Amaboko y'Imana ageze gutya. Imana iravuze ngo ujya gushaka, ukora ibyo ushaka, iri kumwe nawe kandi igendanye nawe. Irakinguye. Ikubwira inzira z'umugisha. Yaratwemeye Yesu Kristo. Haguruka gato wowe. Seka Imana. Imana irambye ngo mubwire abantu benshi bategereje ko wibagirana. Imana irakwimana. Abantu benshi bategereje kuva, bategereje ko wibagirana. Mbese bategereje kumva. Baranoze, baratega, baratongera, bakora ibintu byose bibaho, ariko Imana yarakwimana. Umva nkubwire, Imana ivuganye nanjye ngo iritamuye ku buzima bwawe. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka w'amashimwe. Ntuzibagirwe Imana. Ntuzibagirwe ko ari Imana yavuganye nawe. Amasezerano narayafite, yego, ariko uyerera imbuto Imana ije kuyasohoza. Kandi irambwiye ntihakagire umuntu ugera iwawe ngo atahashonje. Kandi irambwiye kuko igiye kuguha ibyo uzasigira n'abandi. Uramenye ugira umutima wo gukorera Imana.
ujye ukomeza ukorera Imana. Amen. Ujye ukomeza ukorera Imana. Iyo mirimo wakoze Imana igiye kuyiheraho izikugirire neza. Amen. Tuzifatanya gushima Imana. Amen. Gusenga barimo hano bahaguruke basengera Imana. Abantu barwaye bahaguruke. Usengera he mama? Ego. Wabaye nkwaguye genda bibona barabirwaniriye reka ne kuguteza sibyo na tugira ibanga tugira ariko Imana y'amahoro yirengagiza ubutsinzi bwawe ikugirire neza. Amen. Tujye kwiginga Imana. Buri muntu afata harwaye, buri muntu afata harwaye, buri muntu afata harwaye. Mana data wa twese hagaze mu mbaraga zawe, hagaze mu kwizera, yasengera abarwayi la bonne tayabe buri muntu wese umukiza mu izina rya Yesu. Uri Imana ikiza, uri Imana ikiza. Wageze kwa Yayiro, wageze kwa Yayiro wamana abari bapfuye barasohoka kubera kuri Imana y'imbaraga, kubera kuri Imana ishobora byose, kubera kuri Imana y'amahoro. Done boneta urakoze, urakoze, urakoze. Wageze kwa Lebone Asisi kwa Lazaro yaramaze iminsi yarapfuye byararangiye, bararize barihanaguye kandi ngo bari bagutumyeho baravuga ngo inshuti yawe irarwa. Urangije urabihorera kubera ko wari uzi ububasha ufite bwo kongera kumugarura mu buzima. Urakoze ko hari abarwayi ukijije, urakoze kuri uyu urwaye urwaye mu myanya y'ibanga yararozwe Mana, ariko uri Imana irogora, uri Imana irogora, uri Imana ikijije. Ndagushimye, ndagushimye ko uyu mugabo umukijije, ndagushimye ko umukijije Mana, ndagushimye ko uri Imana ireba, ndagushimye ko umukijije. Uhaye icyubahiro Mana yera, ndagushimye ko ukijije iyi ndwara yo mu nda, iyi ndwara yo mu nda yananiranye, iyi ndwara yo mu nda yananiye abaganga, iyi ndwara yo mu nda urakoze ko ukijije iyi kanseri. Urakoze ko uyu muntu azajya kwa muganga akatuzanira impapuro. Mana uri Imana. Iyo Yesu yakoraga igitangaza yabwira ngo abikorera ati wicecekere, ahubwo ugenda utanga ituro, ugenda utanga ituro, ariko muceceke ntimuvuge uko biragenze, kubera yuko ntabwo uri Imana yiyamamaza, ntabwo yiyamamaza, kubera ko gukora biri mu kiganza cyawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze kuri uyu muntu ukijije mu nda Mana, ndagushimye ngo uhaye icyubahiro. Urakoze kuri uyu muntu ukijije ibere Mana, ndagushimye ngo uhaye icyubahiro. Lebone tara haya bini tayabo. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye Mwami. Imana iravuze ngo ibahaye umugisha. Lebone takia sisirebo. Urakoze kuri uyu muntu ukijije kumumba amagufa, kumumba amagufa, guhekenya amagufa, amagufa yakamuhekenya akumva muhekenya, ariko urakoze ko muhaye amagufa mazima. Turagushimye, turakunezerewe Mana, turagushimye. Lebone tayabine. Urakoze kuri uyu muntu ukijije indwara y'amatwi, indwara y'amatwi, indwara y'amatwi. Urakoze ko ukijije indwara y'amatwi Mana, ndagushimye ko ukijije umugongo Mana, ndagushimye ko ukijije umugongo. Uyu mugongo yarawivuje ndetse agera no ku rugero rwo kugira ngo bawubage, ariko bagiye kuwubaga
agira ubwoba na randevu yarayifite arayihagarika arayica. Ndagushimye ko yakwizeye akabakize. Ndagushimye ko yakwizeye akabakize. Ndagushimye ko yakwizeye akabakize. Ndagushimye Mana, uhaye icyubahiro. Urakoze Kristo, urakoze kuri uyu urwaye mu muhogo, urakoze kuri uyu urwaye mu muhogo Mana, urakoze ko atararwaye anjine, kuko anjine iyo zibonye antibiyotike zirakira, ahubwo yaragiye kugira ikibazo cya kanseri yo mu mwanya w'ubuhumekero, ariko uri Imana ireba kandi ikiza. Ndagushimye ko mukijije lebone tayabini. Mana ndagushimye, Mana ndakunezerewe, Mana nguhaye icyubahiro. Urakoze ko basize abarwayi mu rugo ubakijije lebone tayabini. Urakoze kuri uyu wanyoyeho imiti y'indera, ushyizeho iherezo kuri uyu mutwe, atazongera gusubirayo kandi atazongera kubabara umutwe ukundi. Mana ndagushimye, ndakunezerewe, ndagushimye kuri uyu urara wishimagura, yumva ibintu bimutondagira, yumva ameze nk'uri kuri deverebo lasha eboneta ariko desikotayabo. Urakoze ko ikiganza cyawe kimukozeho guhera ku mutwe kumanura kugeza ku birenge. Urakoze ko umukuyeho umwanda bamuteye. Urakoze ko umuhaye umubiri muzima. Urakoze kuremya ibishya ku buzima bwe. Mana ndagushimye kandi ndakunezerewe. Mana nguhaye icyubahiro ko byukoze. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami Yesu. Urakoze kuri urwaye indwara yo kuva idakira. Urakoze ko umukijije kuva. Yarabimaranye amezi 6 Mana. Amezi 6 ni menshi, amezi 6 ni menshi. Urakoze ko umukijije, urakoze ko atazongera kuva. Urakoze kuri urwaye ikibyimba cyo mu nda ndetse gishamikiyeho ibindi bibiri kinini cyane. Urakoze ko umukoreye operasiyo. Mana urakoze ko umukijije. Mana ndagushimye ko muri iri teraniro utanze mu rubyaro. Mana ndagushimye ko muri iri teraniro Mana laboneta ukijije hepatite, ukijije umutima, ukijije diabete, ukijije na washakidomeni, ukijije uburwayi. Urakoze kuri umuntu wari ufite ikibazo cy'akaboko. Mana akaboko kamuryaga, Mana karibuka kagera no mu ngingo z'intoki, ariko ndagushimye ko umukijije. Mana nguhaye icyubahiro, Mana nguhaye icyubahiro, Mana nguhaye icyubahiro, Mana nguhaye icyubahiro. Mana ndagushimye, urobezerwa, nawe uhanye nawe, nawe usa nawe. Urakoze ko n'abamusize mu rugo bakijije. Urakoze ko dewa eboneta buri muntu wese wageze hano afite ikibazo cy'uburwayi. Ndagushimye ko umukijije, ndagushimye kuremya amashini, ndagushimye ko ibyanizingazingiyeho by'uburwayi uyu munsi ubishyizeho iherezo. Reka tugukomere amashyi. Urakoze ko n'isereri uyigezeho nayo ukaba ukijije. Urakoze ko ukijije isereri Mana, nanjye nguhaye icyubahiro. Urakoze Yesu, turagushima, turaguhimbaje, turagushima. Reka abantu bose bahaguruke, reka abantu bose, reka abantu bose bahaguruke, reka abantu bose bahaguruke. Turagushima Mana, turi imbere yawe Mana. Lawa la bonne kidome. Oui, la bonne chayabine. Les émones takia. La semaine taille. Imana iravuze ngo ibahaye umugisha. Imana iravuze ngo ibaremye n'ibyishimo. Imana iravuze ngo itanze agakiza ku miryango yanyu. Imana iravuze ngo ishuriye abantu amadeni. Imana iravuze ngo abari basubiye inyuma mu buzima bufatika bw'iyi si babonaga nta nzira. Imana ishyizeho inzira 3. Imana ishyizeho inzira 3. Izi nzira 3 zirira ishyasi, kubera ko niba Imana itanze akazi uri umushomeri warize, ubwo uragiye mu kazi mu izina rya Yesu. Imana itanze bizinesi lebone tayabini. Ndimo ndabona abantu bahindurirwa amateka, ndimo ndabona abantu bare
ibyishimo, ndimo ndabona abantu banezerwa, ndimo ndabona abantu bapfa mu bihombo, ndimo ndabona abantu bishyurirwa amazu, ndimo ndabona abantu bari bahawe amapuriyavi ariko Imana irabishyuriye. Hari abantu bari bahawe amapuriyavi Imana yishyuriye. Imana yishyuye imyenda, Imana yambitse abantu bayo, Imana igaburiye abantu bayo. Labore taya bibi. Reka mvugane n'umubyeyi uri kumvikeza inkoni z'umugabo kandi wamugiriye ibanga wanze kumushyira hanze. Imana imuhaye umugisha kuko kubika ibanga ry'urugo. Kabiri, Imana imuhaye agakiza. Amen. Amen. Imana imuhaye umugisha kuko kubika ibanga kandi Imana imuhaye agakiza. Imana igiriye neza umuryango wawe. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje, Mana nguhaye icyubahiro. Reka mvugane n'uyu urararwana n'abadayimoni nk'uko Imana yagose hano hantu akwambitse imbaraga zirwanya abadayimoni. Nta mudayimoni uzongera kugutinyura. Niko Imana nyiribihe ivuganye nanjye. Reka tuyizamurire icyubahiro. Reka mvugane n'uyu mubyeyi n'umumama ariko ashaka gusenya akava mu rugo akagenda. Imana irambwiye ngo igeze mu rugo rwawe, ibitagendaga neza ibigenjeje neza, urugo rwawe ruhaye umugisha. Reka mvugane n'umuntu uri hano watekereje kwica uwo bashakanye ariko ijwi ry'Imana rikuzaho rirakubwira ngo icyaha ugiye gukorwa ntuzakibabarirwa. Imana iguhaye umugisha kuko wumviye ijwi ryayo kandi Imana ihinduye urugo rwawe irugize urwo kwifuza kubera ko ari Imana ishobora byose. Ariko mwambabariye mukayizamurira icyubahiro. Mana turagushimye, urakoze Mana, urakoze. Imana inyuranyije ibihe ku bantu bari hano, bari barambiwe ibihe barimo ariko Imana inyuranyije ibihe yo kabyara. Reka mbabwire, hari abantu bari hano ahantu utuye barakuvuga barakwanga wumva utashaka no kuhaba ariko irambwiye ngo igutabariye aho ngaho utuye. Ego byumvishe utere haleluya. Irambwiye ngo igutabariye aho ngaho utuye. Reka mvuge ngo harimo abantu bari hano Imana ihaye amahirwe ya kabiri. Imana ibahaye amahirwe ya kabiri. Imana irambwiye ngo itanze amahirwe ya kabiri. Imana itanze amahirwe ya kabiri. Imana itanze amahirwe ya kabiri. Labone taya biringaye. Irambwiye ngo itanze amahirwe ya kabiri. Imana irambwiye ngo itanze amahirwe ya kabiri. Imana irambwiye ngo itanze amahirwe ya kabiri. Imana irambwiye ngo itanze amahirwe ya kabiri. Ndagushimiye Mana yanjye. Oh labone taya. Imana asabagize ngo hari icyo itareba. Hari abantu babuze aho kuryama, Imana ibahaye aho kuryama. Hari abantu batafite n'ibyo baryamira, Imana irabibahaye. Hari abantu bafite ibyo batarya, Imana irabagaburiye. Hari abantu badafite aho kuba, Imana irabatabaye ibahaye aho kuba. Hari abantu Imana ikoze ku mitima babonye ahantu ho kuba. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimye Mana yacu, turatunezerewe. Hari abantu mbonye bitaba amatelefone y'umugisha. Imana ibahaye inkuru nziza yewe. Imana ibahaye inkuru nziza yewe. Reka mbabwire ngo uko muri hano Imana ibarinze dayimani bari basabye abantu bo mu miryango ngo bakore impanuka. Umuntu yagiye ava mu rugo uhita mu matelefone barapfuye utazi uko bimeze. Ariko data wa twese dusenga ibyo bintu abiburishemo. Turamushimye Mana, turakunezerewe, turamushimye Mana. Tokidomene drive Mana irambwiye ngo iribatirije ku gihugu cyacu. Imanukira zihagaritse, imanuka zari zigiye kuduca n'igikuba, imanuka zari zigiye kuduca n'igikuba. Imana izikuyeho, Imana izikuyeho. Imana irambwiye ngo irabakunda, Imana irambwiye ngo ibagiriye neza. Waba warenzengerejwe n'abarozi, waba umurikiye kuri YouTube channel, waba uri hano muri iri teraniro, Imana ishizeho iherezo ry'abarozi. Abo batuma udasinzira ntabwo bazongera gutuma udasinzira.
ijambo ribaha umugisha. Shalom. Kubera yuko itorero ry'umwuka kandi dutungisha abantu iby'umwuka n'iby'umubiri. Amen. Dutungisha abantu iby'umwuka n'iby'iki n'iby'umubiri. Ntabwo tujya twifuza guterana iteraniro umuntu nataha aburari. Uzagira iryo shyaka nawe uzagira urwo rukundo. Ntukifuze kurya musigaze harabururaye. Ntukifuze guhunika hari abamaze gatatu batarya. Amen. Kudukurikiye uwo wese, Abanyarwanda tugomba gushyira hamwe tugakundana. Haleluya. Ntabwo twese twababatira ngo tugere kuri level imwe. Yego, ariko Imana nigutabara jya wibuka ko hari utaratabarwa. Nubura aho bicisha waza ukabicisha hano muri Holy Spirit Church. Abambaye ubusa tukabambika, abashonje tukabagaburira, abashonje mu mwuka tukabagaburira, kandi siko byose bizagenda neza. Reka turebe abantu bari gutaha uyu munsi batari bafite icyizere cyo gutaha bagateka bazamura ibiganza. Abantu bagombaga gutaha ukeneye abantu batandatu niko tugitangira iki kintu. Dukeneye abantu batandatu. Ni abantu mwe mutinya Imana, ntuze kuwiganya umugisha wundi. Niba uzi ko wagombaga gutaha ntuca, ni wowe shaka. Uwagombaga gutaha ntaca, ni wowe shaka. Ngwino hano. Ababifite ntibabizane ibyo twateguriye abantu. Nkeneye abantu batandatu, nturiganye umugisha w'abandi. Nugera mu rugo uha Imana icyubahiro ko mu bana bakoze kugaburira. Ibi tugukoreye dukeneye abantu batandatu. 1 2 3 4 5. Tubonye 5 gatandatu nawe naze. Uvuge ngo mu izina rya Yesu ibi byo kurya nabikuye mu nzu yawe, sinzongere kubura ibiryo ukundi. Birakubera ko ugeze. Uvuge ngo mu izina rya Yesu iri funguro ryavuye mu nzu yawe, sinzongere kubura ibiryo ukundi mu izina rya Yesu. Ingene aya mashina y'Imana ibi byo kurya by'abantu bo mu nzu y'Imana turabiguhaye, ariko uzakizwe. Yego, uzakizwe uva ku nzoga. Ariko ugeze kuri none oya macupa uri wowe siko ariko se vuga mbere mwana nanjye vuga mbere mwana uhera uyu munsi ntuzongere kubibyo kujya mu izina rya Yesu. Kandi ufata akiza ugakomeza. Uyu munsi n'umunyamasengesho ubyatura amagambo ngo sinzongere kubura ibyo kujya mu izina rya Yesu. Ubyatura amagambo y'Imana guhera uyu munsi sinzongere kubura ibyo kurya mu izina rya Yesu. Rero ngo muzabibona. Usengere mama blessing mani kumugisha. Watuza kama baba guhera uyu munsi sinzongere kubura ibyo kurya mu izina rya Yesu. Yesu aragaba. Yesu aragaba. Yesu aragaba. Senge Imana dusoze turabizi ejo ubu ni umugeni. Amen. Simuzi ko ejo afite ibirori se? Yego. Abazabishobora bazahawe.
Imana ibamugisha imvugo y'Imana irayitubwira ikamara igihe ariko igasohora. Haleluya. Narasengewe ariko Imana yari imaze iminsi imbwira ngo nongeye gusuka andi mavuta, nongeye gukwamamaza, guhaye inkoni ndende nkayibona mwiyerekwa. So ejo nibwo icyo gikorwa kizabera hano, tuzaba tumerewe neza, nitubabona bizatunezeza. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Ngaho nimuhaguruke dusenge Imana. Data wa twese, Mana nziza, dusaba umugisha ubwoko bwawe babanye natwe biri mu hantu. Urakoze kubagiriye neza, urakoze kubaremeye amashimwe, urakoze kubahindurira amateka. Buri muntu wese udukurikiye, abo turi kumwe na hano, abo tutari kumwe hano, abo mu bihugu bitandukanye bitandukanye, umugisha wawe babeho, ineza yawe n'ubuntu bwawe babeho. Urakoze kuremya amashimwe, icyubahiro n'ikibi cyawe, ikibi cyawe ibihe byose, dutanga umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Ngira mugenzi wawe uzaba umunyabwenge. Niba umukristo uzaba uri umunyabwenge. Niba umukristo ntabwo uzatekereza kwiyahura ibibazo byahagurutse. Ako kantu ntabwo mukumvise. Niba umukristo ntabwo uzatekereza kwica umwana wawe cyangwa umugore wawe, kubera ko muri wowe uri umukristo utinya icyaha n'igisa nacyo. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Niba umukristo inzara igatera uzagira ibyiringiro ko Imana izakugaburira. Ntabwo uzatekereza kwiba, ntabwo uzatekereza kubona inzu y'abandi, ntabwo uzatekereza kurya ibyo abandi utahawe. Abarokore nabo iyo ariko turavuga ngo Imana ibabarire kwihesha ikintu cy'undi. Yego, kwihesha ikintu cy'undi ukakigira utagihawe burya ni icyaha. Haleluya. Iyo uri umukristo nyawe ugakora icyaha kiragukomana, Imana ishimwe. Wongera umukristo kibi ikintu kimuguriza umutima. Haleluya. Hari ibintu mwafashe hano by'imiti y'abarozi cyangwa y'abapfumu. Amen. Gusa ndishimye ko muri kugenda neza. Amen. Murabizi kera twuzuraga umwuka wera tugashwanyaguza tugashyira ku karubanda. Haleluya. Kandi biriya bisenya byinshi. Amen. Haleluya. Ushobora kuza gusenga wazanye n'umuturanyi wawe ariko atazi ibanga ryawe, kandi hano ntidusengana n'iyo miti. Amen. Nubishyira wabitwitse. Amen. Yaje abikenyereyeho cyangwa yagiye kubizana, yahise atajya kubizana. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha mukobwa wanjye, Imana iguhe umugisha. Kandi wabizanye nawe, Imana iguhe umugisha. Haleluya. Uyu murimo uragoye. Haleluya. Ariko mureke tuwukore twitonze. Amen. Tutirukana ubuhuhu, oya, tumenye ikibyimba neza. Haleluya. Tukimene neza dukuremo nyiramo. Iyo twakuyemo nyiramo ikibyimba kirakira, igisebe kirakira, ugasigara umeze neza. Ariko iyo ukimenye nyiramo ukayigumizamo, bishobora kukuviramo na kanseri. Tuvuge ngo amen. Ariko iyo ukimenye neza kikavamo, urakira ukaba umukristo nyawe. Haleluya. Ukaba umukristo wo mu mutima, kugira ngo umuntu aze hano yateze, nagera hano bamufate matekwa. Haleluya. Namara gufatwa matekwa, Imana ishimwe. Mambya ati birusize mu rugo nta mugisha. Amen. Yewe, Imana iturengere, Imana itugire neza. Ariko Imana itwongere imbaraga cyane. Ariko ibintu birakwiye cyangwa ntibikwiye. Amen. Haleluya. Iyo wazanye biriya bintu mu nzu y'Imana, ni ukuri nta mugisha twabona. Tubisengeye hejuru. Amen. Tubisengeye hejuru nta gakiza, ntaho twaba turi kwerekeza. Imana itugire neza. Ariko Mwuka Wera uraha. Amen.
Imana ishimwe. Reka mbabwire dufite Imana kandi dusenga Imana. Iyo mbonye nk'umuntu wazanye biriya bintu agenda ntiyitotombe ngo ati bari abantu bamyesheje ibigirwamana agakomeza akaza gusenga, buriya mu ijuru tuba twatsinze. Twizamure icyubahiro Imana yacu. Haleluya. Mu ijuru impundu ziba zavuze kandi murabizi ko ibi bintu bibaye ingume. Haleluya. Nawe ureba umuntu kuza akaza mu nzu y'Imana mu rugo asizeyo za nyabingi, asizeyo amahembe. Hari abo tujya dusangana amahembe, hari abo tujya dusangana amagiko yitwa ngo bayoboye isi, kandi abayobora isi se nta nakambambira afite. Haleluya. Tuvuga ngo Imana itugire neza. Rero nimujya murarika n'abantu mujye mubabwira ngo hariya ntabwo bakorana n'imyuka mibi. Imana itugire neza. Hari umuntu yigeze no kudutera inkunga rimwe, mugira hiyerekwa yagiye mu bapfumu. Ndavuga ngo kuva uyu munsi, amen, nabimubwiye ngo kereka muza kwatura mu rusengero nta n'imbabazi nzamugirira. Amen. Tuzazimugirire cyangwa azaturire mu ruhago? Azaturire hano cyangwa tuzamugirire ibanga? Ni ukuri yambabaje. Umuntu twasenge tuzi Imana dusenga iyo ari yarangiza agasubira inyuma akajya mu bapfumu aradushukisha amafaranga azi papa ntafite amafaranga. Aramamagara nk'umushumba mfa ni ceceka ceceka. Ngo nakoze iki mami? Ceceka mami, nakoze iki? Wagiye mu bapfumu ngo nari narwaye. Uzi ko hari abantu basigaye barwara bakajya mu bapfumu? Barahari. Ariko ndagira ngo mbabwire muri kwirahuriraho iteka. Ibyo bintu mujyana mu nzu y'Imana mukabijyana ku ruhimbi mukabijyana hera, mugafatanya Imana na nyabingi, nimushake mukizwe, nimushake mukizwe. Imana ni Imana. Imana ni Imana. Nakwitiranya Imana. Imana ni Imana. Sinshobora gusengera umurwayi utarajya kwa muganga. Yego, ariko kwa muganga tuvuga si mu bapfumu, tuvuze mu baganga ba kizungu. Amen. Indwara bananiwe njye nizo ndansengera zigakira. Haleluya. Ntabwo turi abashumba cyangwa abakozi b'Imana batandukanye n'amabwiriza ya leta. Amen. Twebwe turi abafasha myumvire. Imana ishimwe. Haleluya. Hari abaganga bashyizweho n'iki? N'Imana. Haleluya. Ariko niba bananiwe ngwino. Amen. Tubikora hari i Kanombe ajyaga bagenda bakivuza indwara zikanga. Amen. Zamara kwanga bakazi iwacu, baza Imana igakoraho kanseri zigakira. Zamura icyubahiro cy'Imana. Zamara gukira nkamubwira ngo subira kuwa muga giterwa n'uvuye. Zamura icyubahiro cy'Imana. Subirayo, subirayo, wongera wipimishe, uzane n'izindi mpapuro. Yazanye iza mbere arwaye akazana iza kabiri yakize. Zamura icyubahiro cy'Imana. Nayo abarwayi rimwe baravuga bati rero ariko dogiteri ati dogiteri mvura vuba, wara imiti vuba, nindangiza ngera kwa mushumba. Ati si umushumba ninde? Amen. Ati mukobwa wa Yesu. Mana ishimwe. Ati ariko mukobwa wa Yesu ati ni mukobwa wa Yesu uteye. Zamura icyubahiro cy'Imana. Ni mukobwa wa Yesu wihana Imana. Haleluya. Babwira iyo mwihanye ibyaha neza. Amen. Iyo mwihanye ibyaha neza ubaha Imana icyubahiro, umutima wawe ukanoga. Amen. Ukanoga, nta ndwara itakira mu iteraniro turi. Ntabwo tubyumvishe. Iyo wihanye neza, ukihana neza,
gahora bamuseke mugenzi wa musekere. Yes. Musekere. Mubwire ngo yehe na mubabaro. Mubwire ngo sinzongera kubabara. Mubwire ngo Satani yaramwaye. Mubwire ngo nageze aho guhukira. Nageze aho mbonera amahoro. Nageze aho mbonera ibyishimo. Niba warabonye ibyishimo tera haleluya. Baguhinduye nk'umusazi ku musozi bakugize igitaramo, ariko nugera hano ujye winjira hari igisi. Haleluya! Ujye winjira hari useka kuko ugeze kwa Karuhura. Imana yacu ni Karuhura, yaturuhuye, yaturengeye. Ega mana we, yaturengeye. Hallelujah. Umva, iyo wagize umunezero wo mu nzu y'Imana ukanezerwa Imana, abadayimoni bariya barozi bariya bakorikoni nubwo bagucukurira bagacukura bagakoresha n'ipiki bagacukura bakagera iriya kugira ngo bagutabaye ntabwo Imana yabyemera. Ntabwo yabyemera kubera ko Imana duteza n'amahembe afata ikibiri cy'inyuma, ariko ijambo Imana yavuze ntabwo bashobora kubigira. Abafite ijambo bavuganye n'Imana barahari, abafite ijambo bavuganye n'Imana. Mama urasenga Imana irambwiye ngo urasenga, Imana irambwiye ngo urasenga, kandi Imana irambwiye ngo ntabwo uzagukoza isoni. La washaka ya bini zotana bini sa lebone taini lelewa tana bo zone takia helewa shaya inavuze ngo zeliwa taya inagukunda lebone ya saini inavuze ngo ninahiriye ijuru ryawe rirateguye mama. Ibyamuhize byabaye byinshi mama, ariko Uwiteka yarakwemanye, yarahabaye, yarakurengeye. Reka mubwire ukuntu Imana ikubwira n'imbuto mu nda yawe izagira umugisha. N'imbuto mu nda yawe izagira umugisha. Reka mubwire ukuntu Imana ikubwira uzataha neza, kandi uzataha utifuje. Uzataha utifuje. Uzataha utifuje. Nabone tayawe. Yarakimanye. Yesu yishuri ibihumbi kandi sibanga babizi nesha mubira kumaniye. Imana ikinguye umuryango. Lewa takidome Imana iguhaye akazi.
iguhaye akazi. Iguhaye akazi. Iravuze ngo iguhaye akazi. Iravuze ngo iguhaye akazi. Imana iravuze ngo iguhaye akazi. Niya boni yasikaya. Nyawasha ya bira. Iravuze ngo iguhaye akazi. Iravuze ngo iguhaye akazi. Imana igukuyeho igisuzuguriro. Uri mu muhanda uri kugenda, abantu bavuga ngo umukire ari hano kandi ari kuri, ariko Imana itanze iki? Imana iratanze. Mwumva ko Imana iratanze ni mutekane. Yarakwimanye uwa Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi. Humura data yasinye telefone igiye kuguhamagara y'umugisha kandi wigeze kugiraho amafaranga urayagira ariko shitani irayahuha ariko amafaranga ugiye kongera gutora amafaranga. Ikindi ndimo mbona nuko mu gihe kizaza uzaba ubarizwa mu bihugu byo hanze. Oya, urukundo Imana bisobanuye neza. Uzajya hanze udakennye. Uzajya hanze udakennye. Doko kujya hanze kwe nukumwagurira iki? Bamuza muri cyubahiro cye. Nemuhanura nta jambo. Esaya 46 unsomere umurongo wa 3 n'uwa 4. Umurongo wa 3 n'uwa 4. Aranditse ngo iminyure mwanzu ya Yakobo. Gendagaho usome neza umuntu wese ahumve. Ni mu nyumve mwanzu ya Yakobo mwe. Ni mu nyumve mwanzu ya Yakobo mwe. Namwe abarokotse bo mu nzu ya Israeli. Namwe abarokotse bo mu nzu ya Israeli. Abo nahetse mukiri mu nda baterura mukivuka. Abo yahetse. Amen.
nkabageza mu zabukuru. Nkabageza mu zabukuru. Ndiwe. Muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka. Waremye ninjye uzaheka, ni koko nzabaheka kandi nzajya nkiza. Nushaka kurekera. Reka ndebe umubyeyi ufite umwana aze hano asange. Uhetse umwana. Hagarara hanga. Halala waya bili